mukobwa ntatuma nkene gushuri Nganyira butaragusanga Musoni Ndebe nisanga uraje kwiga saa yingahe wakigoryiwe wanjijiwe igicucura tete video wowe aha muri dushe dore icyabikora batabara kimara icyabikora ashoboye muse urutse nyuma dushiri kunyeganyega amabati ari kwikubita basambanamo hanaha yinde basambana na nyamukamba dore hehe Atyo asatete yimunya do agiye kugenda shima amaboko nyagugutwa n'inkuba uratinya ugafata umusaza ukamubwira ngo naze yamburane n'umuntu bambaranye busa none se hari cyo shinzwe urenge muhame amahirwe ya kabiri kugira ngo bongere kuryama none se kuki wafashe bari kujyana ntubamfatirirwa mikono nari kubafata ne kugira numvaga inzu gize kubitama batari ari gutaka ibikuta biri kujegera iyo banyereka bafatanye nka kwereka we nari kwaca umuntu ibintu bizagenda bite iherezo ry'ibintu niriye Esther agiye kuza n'isabune icyo gukora umva rero ntabwo birangiye aha ngaha umva rero muramu wanje mfite umutwaro gundemereye mfite ikibazo gikaze mwara suri muramu wanje ndashaka kukubitsa ibanga rikomeye ibanga ki nshaka kwicura mukobwa Steri nshaka kumwica mwica umuzize kisura muziranenge kuzina ry'Imana ndakubwiye ngo ibanga ndari kubikije kandi nyamukambwe ntazarimenya Kugira mbere yuko nabimenya cyangwa se ntabumva nari kubikira uramwicira iki icyo mumutumye akizanira igihe mwamubwira icyo akora akagikorera igihe uriya muziranenge se waba umwica nzashira umutima hamwe nzashira umutima mu nda rukura mukobwa atakiri kwisi kuzina ry'Imana kongo kitaba kwizina ry'Imana ibyo bintu bikomeje nshaka kwica Siteriya mama yawe kwizina ry'Imana mupfiki se bundi muntu nyamukambwe yaranyandagaje akora amakosa aryamana n'umugaragu kandi uriya mukobwa nta bihanga bibiri bitekaga mu nkono imwe agomba gupfa ko bimeze none se namwe mwarabimenye ko baryamanye ngo namwe mwarabimenye ko nyine agahu kahuye n'umunotsi mwara ibyo bintu warabimenye uri muramu wanje ntiwabimbwira narinzi ko ari ibanga nyine yuko umva rero ibanga nkubikije urimena nkumena urabimfashamo ntubimfashamo ibanga wenda cyo kumwica ugomba kumfasha kumwica jewe se ugomba kumfasha agapfa guteze nta kidashoboka ntabwo ntabishobora ku izina ry'Imana oya ariko si birakunaniza iki umuziranenge ndakubwiye ngo ugomba kumfasha uriya mukobwa agapfa ariho ubigize mu rwanda ndamubwira rero ngiye kukugira inama binyuze kuri Geregwara bari inde Geregwara mu bikoranira ndabiyobe si ko mwese muri kimwe nyamukambwe nabimubwira gute byaca mu zihe nzira kugira ngo mbimubwire nese kubera icyo urimo gushaka ndakwifashishije nka muramu wanje kandi ugomba kubikora nukuri kw'Imana se ko wagira ngo nukwica inkoko cyangwa urukwavu kare ndakubwiye ngo ugomba kubikora ku kibi n'iciza nabikora gute se iri joro turamufatanya tumunige je nawe tumushire mu mufuka uje kumundohera mu rusi urabyanze ndagatora mama nturi muramu wanje ndabigenza ukundi kandi bibi iri banga nkubikije urimire nkuko umuntu abiri biryo nyamukambwe araramuka bimenye